Kaganga ari umuntu wamuhaye inzu Bugesera amushingira akabari amushingira icyokezo amushingira restaurant mbere y'ubukwe cyangwa nyuma y'ubukwe amafaranga acuruzaga yafataga weekend akaza kuyarira i Kigali yavaga mu Bugesera agafata weekend akaza kuyarira i Kigali kenshi akenshi aramwa ati sya dusohoke amubwata umusa ngiye sinyansohoka tukomfite sibikeri ko naje i Kigali waje tugakora tugakora ibiganiro twaza no kujya no gusohoka. Ibyo byose byabaga umugore atabizi none uya ngo batandukana ibyo bintu byarahombye birarangira babura n'ababafashaga birarangira barabyaye umwana afite nk'amezi 2 baza kuba ahantu bita Kimisagara baje kuba Kimisagara Kaganga kayakora ibiraka nyine biraka bike nyine muzima nyine buranga hahandi ubura naraso y'igihumbi. Icyo gihe amafaranga atangiye kubura nyine umva batanyaga guterana utugambo tugiye Kaganga akubise umugore naribu ibyo ngibyo irabizi yuko Kaganga agiye gufungisha Dani okujya tufite avuga ko yuko urumva ngo yamukize ngo ifoto ye ngo yashyize mu biganiro atagize utabihera uburenganzira bamuha convocation ya mbere Dani niyitaba ya kabiri aritaba agiyeyo Dani arisobanura abati ibyo ikiganiro n'umugore wagikoze buri kimwe cyose muzacyaza umugore yaragiye ajya kuri Niba aravuga ati kugira ngo nabyemere nimba Kaganga avuga ko ibi byose ari umunyamakuru wagize mu ruhare mu bimbaze yagiye kuri Niba ukaba utandiboye ukajya ubona amafaranga yo guhigira urugo Kaganga arabyanga. Uwo muntu rero niwe wamujyanye muri Kenya niwe bakorana urumva ariko nimba arageze muri Kenya kamutayo nimba arageze muri Kenya bikagenda biti ubu Kaganga abuze n'amafaranga amugarura mu Rwanda kandi zira modoka yuzigiye iyo uri utandiboye uvuye mu Rwanda igiye hariya ntago washyira uko cyameze bitaragaruka mu Rwanda ariko wenda iramutse hari aka kanya warasenye nawe yarasenye ariko harya nibyo bivuze yuko kuba naratandukanye nawe ari ibyo ngibyo byadutandukanyije urakoze cyane gezana n'ubu nta n'umwe uzi ukuri uretse wenda ibihuha byavuzwe ariko nta n'umwe ugize avuga yumva mvuga ariko umuntu abantu badukurikiye nimo barifuza kumenya ubundi uno mwana avuzwe ko ari uwanjye mukibana cyangwa mwaratandukanye ibyo ngibyo byavuzwe twaratandukanye Kaganga waramubwiye ngereka mbanze nkubwire umbaze ibiri ngombwa bitari ngombwa n'ubimbaze ko mvuze kuri Kaganga waramubajije nka se w'umwana ugira ngo abaye ari se ajya amenya uko ameze kubera ko yaba yemera ko ari se abazi nimba umwana ameze neza cyangwa atameze neza. Yes kananya ngusuza kenezera ko umeze neza uri hose mu bice bitandukanye barasirazuba iburengerazuba mu gepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu ISIAC Manager ngo dakina n'abana ukina n'abanyina. Assalamu alaikum gusura byatandukanye mu bice bitandukanye twaje gusenya utazaze usenyuka twaje gusigiriza izo twasenye twaje gutanga isanamitima ku badukurikiye mumeze mute abari mu mujyi wa Kigali mumeze mute abari barasirazuba iburengerazuba mu gepfo amajyaruguru nizere ko amaze gukanda subscribe like share na comment nkomeje gushimira buri muntu wese ugenda nkurikira unsupportinga mu biganiro bigiye bitandukanye aho mba ndi hose ajyatandukanye tuba turi kumwe rukundo rwanyu rwose runtera imbaraga rukantera apeti yongeye kurya kabisa nkarya numva meze neza kubera ko inshuti zanjye ni inshuti nziza abarundi mumeze mute diaspora mwese mumeze mute abari muri Kenya Uganda abari muri Oman mu Bubiligi muri Canada mumeze mute Jamil umeze ute Kayitesi umeze ute n'abandi benshi bagiye batandukanye bari mu bihugu bye bitandukanye ingabo z'igihugu mwese ndabasuhuje. Sasa raka kanya ukimana kuri kamera zacu cyangwa zanyu bafana banye muri hirya no hino munyemerere mutera agatebe abandi abamama abakecuru abasaza mugeze mu zabukuru mutera agakeka rwose munyumve neza ariko nkomeje kwifuriza abayisilamu igisibo cyiza nkomeje gusabira Uwiteka ushora byose wo mu ijuru kwibuka ababaye imfubyi n'abapfakazi Nyagasare bare bicyoroshye kandi none twibuke twibaka turi mu minsi 90 yo kwibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ahangaha nje kubabwira
kuri stories zigiye zitandukanye, abamaze iminsi batumva Muhoza wa Kaganga, abamaze iminsi batabona Kaganga, abamaze iminsi bifuza kumenya iby'amamasava, ndetse na Nshuti Alphonse bakunda kwita Manase, uyu nguyu nawe bakunda gutazira Arufa, nawe ndavuga ku bye. Hanyuma nze kugaruka ku by'umukobwa wacu cyangwa umukobwa wanyu wabyaye impanga 3, nkomeje kumusabira amata, nkomeje no kumusabira inka, kuko wari abana 3 ntabwo abasha kubonsa pe. Naravuze ati ntabwo nizeye ko umugabo afite ubushobozi bushoboka bwose bwo kugira ngo abari abana 3 yabe yabatunga bahaze ku mata, atunge na nyina. Ni ibintu biba bikomeye, ariko Imana ishobora byose. Tuje ko ku modoka ya Bahavu yari kubona ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 muri uno mwaka, twategereje ko imodoka ihabwa birangira byanze. Reka duhere kuri Muhoza wa Kaganga. Kwanza gato, hari benshi bakurikiye story zigiye zitandukanye, mwageraga mubona amastati ya Kaganga avuga ati ISIAC niwe wansenyeye, ISIAC niwe wabyaranye n'umugore wanjye, ati umwana umugore wanjye yabyaye asa nka ISIAC. Ariko burya icyo ngomba kubabwira narajya ku bindi, baravuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uzayisanga imbere. Byari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2 2022 mu mwaka wa 2015 nibwo namenyanye na Kaganga. Kaganga n'umwana avukiye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Mageragere, akagari ngira ngo niko ni Nyarufunzo, ntabwo mbyibuka neza. Twamenyanye aho namubwira ati ISIAC Manager wazame ikiganiro, nyirahura namubwira ati wazame ikiganiro. Ndibuka tugiye gukora ahantu bita kumumena ikiganiro, dukora ibiganiro akina amafilime ariko ataramenyekana naho. Tujye mukoresha ibiganiro, hashize igihe dukorana ibiganiro, akagira benshi na benshi bagera mufasha, benshi na benshi bamushyigikira. Igihe cyaje kugera yakoranaga na society y'abantu bacuruza bira byuma byitwaga ibyabereze bagize gute, bashenye. Nibwo twamenyanye neza. Hashize igihe za kumubona ku kinyamakuru cyitwa ko nyibagiwe kubera ko maze igihe kidakora, ndakibagira, ariko ndaza kugira gute, ndaza kukibabwira. Mbonaho ari kumwe na Muhoza bakora ibiganiro. Mu by'ukuri hashize igihe kigera nko mu mezi 3, icyo gihe nari nyikora kuri YouTube channel yitwa Umutako TV, hajya mbakoresha tukora ibiganiro byetandukanye nk'ibyo mubona nyine nirwa nkora. Abantu barabikundira, tuvayo tujya kuri Kigali 550, tukomeza gukorerayo dukorana neza. Ibi nari amahoro. Arimo ngo byagize kujya mu gihe zino YouTube rero twirirwa dukoraho, ari byo wakura umugore cyo gakura umugabo, cyangwa utakura umugabo ukakura inzu, cyo utakura inzu ugakura imodoka. Mbaza ngo ibyo byose bibona gute? Hari igihe umuntu aza kuri YouTube tujya kwakura ubushobozi, ugasanga ubuzima urimo ni bwa buzima umwana arira nyina niyumve. Banakurikira ibiganiro bakakugirira impuhwe, bakakuremera. Nanjye nshimira abantu bandemeye mu bukwe bwanjye, abantu bo hanze mwarandemeye, mwarakoze. Burya tuyo tubyemera. Oliva niwe wegeze kuvuga ati burya umuntu nakuremera uzaza umushima, ariko ntugahora uvuga ngo kanaka ngo gutya na gutya ngo iyo umuntu akuremeye ujye ushima. Zino mboro twakoraga rero, abantu benshi nyine bagiye bishimira ibya Kaganga na Muhoza, barakundana, dupanga na boro zo gutera ivi. Icyo gihe twazikoreye muri Canal Olympia hano mu Irebero, ariko byatangiye ari ibintu ubona nyine biri aho ngaho. Kaganga ati n'umugore ngomba kumushaka, ariko nanone Kaganga nkaba narahuraga nawe buri munsi dukora ibiganiro na Muhoza. Bashwanye, biyunze, bajya gutera ivi, basohokanye, byagenze ukundi. Ubwo abadukurikiye n'icyamba cye ndagenda mbabwira kugira ngo mubyumveho neza. Biza kugera icyo gihe Kaganga acuruza ibiryabarezi, baza kumwiba, bamwiba amafaranga asaga 150. Kaganga namwe ati ko banyibye ISIAC tubigenze gute, kuko ari nk'umuvandimwe, niba ni inshuti yanjye, ni n'umuvandimwe, nuko wenda byabaye ukundi kuntu. Icyo gihe baramwibye, dukora ikiganiro, abantu bo hanze barabizi, benshi bagiye batandukanye baramuremera. Amaze kumuremera arishyura.
yishyuye icyo gihe bigenda neza, komeza tubiganira dutwara na Muhoza n'ibiki, birangira Kaganga ambwira ati Imana ngomba kugira Muhoza umugore. Ndamubwira se wa muhungu we, kwambye kuri umwana ko nta mwana w'imyaka 20 ushaka umugore, nubwo nanjye nashaje nyine muto, ariko ibihe bya kera burya ntabwo ari nk'iby'ubu. Ndamubwira ati waba we ugashaka ubuzima ko nta buzima nyine ufate kurimo, ati kwikanga udufaranga turimo kugenda ubona kuri YouTube n'ibiki tukongoza gushaka. Ati hoya, ati ngoma gushaka Muhoza. Ndavuga ati filesasiyo, ngenda mbafasha fungura na groupe y'iki y'abantu bashaka kugira bite kubatera inkunga. Kaganga kambwira ati ngewe ushaka kuma amafaranga nkayarya, n'abantu bo hanze bakambwira ati ISIAC ni wowe twizeye, tugakora groupe amafaranga avuyemo tukazakora bukwe Kaganga. Icyo gihe bamuye amafaranga hafi mbika 950. Kaganga icyo gihe twakoze ibiki, yarambwira ati ISIAC ibintu byo kujya gufata irembo ni wowe ugomba kujyayo. Ndimo ndihutisha, twaragiye dufata irembo, ntanga inkwano. Umuvandimwe w'umunyamakuru mugenzi wanjye ukora kuri Max TV Kasiye Pizo arabizi, ya gutanga inkwano. Birangira kwera amafaranga twagenaga tubona, Kaganga ati ngomba kujya kwiga idini n'umugore mu rusengero nyine sinzi abanyagatulika nyine ngo bigishe bajye kugera cyo kubana. Igihe bagenda bariga birarangiza, Kaganga ati ISIAC ko nshaka kujya mu murenge uramfasha iki? Ndabyuka turi muri guma mu rugo, ariko kwa kundi yarangiraga hashira igihe ikongera ikaba. Ntabwo musa wabaye witonze iyo mirenge bihutira marambwa ati ugere kangwiza ukuri. No mu buzima bwanjye nuzuye no kumvugisha n'umudashaka ko njya mu murenge. Ndavuga se ugiye gushaka babitekeje ati ngiye ndashaka gushaka Muhoza. Twagiye bwakiye mu gitondo yo ku murenge, arambwa ati ISIAC wowe ntago ngukeneye mu murenge, aho ndiza kurahirira sima gushaka. Ndase kubera iki? Teora kinege ngo nikanya gushara, ariko ntago nguciye intege. Bagombaga kubanza ugatekereza neza nuhubuke. Icyo gihe yanze ko njyayo, ariko byabe ngombwa ko ngira gute ko njya mu murenge. Umurenge yagenze neza, abanyamakuru benshi bari bahari bahuzuye, kirekana ko ura musore ni umustar, n'umuntu umustar, ariko niwe muntu wankomye. Twahuri ku mbuga nkoranyambaga, nanahuje n'umuntu episode ni nanjye kumva ko kamabarira nabo nzabivugaho. Hari icyamakuru njyaga nkoreraho, nabo buri kimwe cyose barambwaga ati ISIAC bari abana babe hafi bagiye ubafasha n'ibiki. Umurenge uraba, gahunda zigenda neza. Icyo gihe video mfite na Kaganga bifite. Abanyamakuru bose njye wabaga nabahaga owning yo gufata ibiganiro. Kaganga bati umunyamakuru utagwihumbi 10 ntafate video. Ntazi ko n'ubundi wambwiye ngo simpaze nkaba nahaje ati nyine naribiye ati gutya ati ISIAC ati byara umuje n'ibiki. Cyo abanyamakuru bamwe na bamwe nabashimira baratanze. Ni mu murenge ugira gute urarangira. Umaze kurangira igikwe kigira gute, igikwe kiraba. No mu bukwe bwe ningiye n'umunyamakuru afataga video mu bukwe bwe, gusaba no gukwa na mariage ningiye byose bagiraga gute bagendanaga nabyo ku murongo n'amafaranga yabona nk'abati Kaganga buki. Abanyamakuru mwagiye gukavaringa Kaganga, nimba mbeshye nimunyishyure muzanyomoza mu bitangazamakuru mugira gute mukorera mu byati ISIAC byavuga ntago ari byo, ntago twayatanze. Ibyo ngibyo bivaho, ubukwe buraba bigenda neza, tukaya dusangira bakaya ukiraho. Ubukwe bwa Kaganga na Muhoza Muhoza yaratwite? Ntago yaratwite. Yego. Okay, komeza. Okay, ubwo ni Elize wambazaga mu minsi ibiri nzamuzana hano munamure muramusure. Ubwo bwa Kaganga bwabaye Kaganga umugore wa Kaganga ntago nzi neza ko yaratwite cyangwa ataratwite kamagusubiza, kuko icyo gihe bajyaga kwiga Muhoza bava kujya gute bava kwiga idini, Muhoza akajya gusura Kaganga. Urumva icyo gihe Kaganga yabagaye, Kaganga aribanaga abarwara utabana mu gasantere. Urumva ariho Kaganga agira gute ari abacuruzi by'abareze. Muhoza namusuraga kamana n'umusariyo ko iyo amaje kujya ku idarapo kaba kabaye. Urumva yaramusuraga paka bakoze ubukwe nyine bari bameze nk'iki nk'abagore n'abagabo. So hashize igihe kinini Muhoza aratwita isaranabyara. Icyaje kubaho ikintu cyantunguye,
tujye dushimye n'abantu nkomeze kubivuga bagira gute badufasha. Hari abantu bavuga ngo nasengera urugo rwa Kaganga, reka mbabwire noneho amakuru ataraza. Utararengaho Kaganga na Muhoza bakimara kubana mwaravuganaga, mwakoranaga ibiganiro, buri munsi wabonaga babanye gute? Bari babanye neza, baryohewe n'ubuzima, bazaga n'iwanjye tukaganira twishimana, yewe apana n'iwanjye baza no mu biganiro hano twicaye niho twajyaga dukorera, tukaganira tukanywa. Hari n'utuvido twafataga turi kumwe na Kaganga na Muhoza, hari two yamfataga ndi kumwe na Muhoza, na nyuma y'uko babyaye hari amavideo menshi dufitanye na Kaganga na Muhoza. Ari video Kaganga icyo yayimfashe twicaye hano ndi kumwe na Muhoza, ndi kumwe n'umwana. Kaganga nawe yashyize kuri stat avuga ati uno mwana murata atarasana ISIAC. Ubundi burya reka tuvugisha ukuri, umwana amenywa na nyina. Naravuze ati nanjye nicaye imbere ya kamera, shaka gusanga uwo nita data nubwo yatabaruta atariwe data, reka tubivugira aho ngaho. Ariko nta kuntu ushobora kubana n'umugore cyangwa kumara imyaka ibiri cyangwa umwaka umwe n'igice uteretana n'umukobwa utaramenya imico n'imyifatire. Batuvuye muri commentaire. Ikindi cya kabiri, ntago wajya gushaka umugore muri iki gihe babyita ngo kubonja utaramaze kurya ituru. Urumva Kurumva Kaganga wahuraga Muhoza babaga bamenye neza ibintu ari fresh. Niba warakurikiranye amakuru neza ndayazi y'imibanire ya Kaganga nyuma y'ubukwe bwa Kaganga na Muhoza. Muhoza yabyaye haciyemo igihe kingana n'ubukwe bubaye. Hari haciyemo nk'amezi agera mu 8 gutya, amezi 8 cyangwa 7 gutya, amezi 9. Urumva ko yasamye mbere y'ubukwe. Okay. Sibyo ni mu byo neza. Amezi 8 ubukwe burangiye. Nibyo nibuka neza. Noneho reba ikintu tunabivaho ku murongo wa telefone mukanahamagara Muhoza nanamubaza uko gahunda zimeze. Tarabivaho wijya kure cyane. Yego. Imibanire ya Kaganga na Muhoza avuze ko nyuma y'uko byari sawa. None nyuma yaho kugira ngo iyo case ize kuzamo ivuga yuko umwana ari uwawe bajye gushwana, byaje bite, byatangiye gute? Gahunda kuntu imeze Kaganga guhamagara na nyirubwite kumbe icyo abivugaho. Yego. Muhoza cyangwa Kaganga. Nta kibazo. Kaganga ari hanze y'igihugu, ari muri Kenya, ngo yavuze n'itike imugana mu Rwanda. Ubwo n'icyo turabavandimwe turashaka uburyo twabona itike. Ariko tukiri kuri aho, ubundi intandaro ngo Kaganga ashwane atarukane na Muhoza. Reka nyivuge nimba uri n'inshuti ya Muhoza. Hari n'abanyamakuru b'inshuti za Muhoza na Kaganga bazi ibyo ngiye kuvuga karibyo. Kaganga aba diaspora baramukundaga cyane, we na Muhoza. Kaganga ari umuntu wamuhaye inzu Bugesera, amushingira akabari, amushingira icyokezo, amushingira restaurant mbere y'ubukwe cyangwa nyuma y'ubukwe ataranabyara. Nibo bahise bajya no kuba ibyo bintu byabihagaze hafi miliyoni 10 cyangwa 8. Ibyo mvugisha ukuri ni ukuri. Nawe nimba mbeke uzaze tugivugisha na kamera yacu, so bizi tugiyeyo. Ibyo bintu Kaganga amafaranga acuruzaga yafataga weekend akaza kuyarira i Kigali. Yavaga mu Bugesera agafata weekend akaza kuyarira i Kigali. Kenshi aramwe ati sya dusohoke, amubwira ati umusa ngiye sinyansohoka. Tukomfite sibikeri ko naje i Kigali waje tugakora. Tugakora ibiganiro tukaza no kujya no gusohoka. Ibyo byose byabaga umugore atabizi. Ibyo byose byabaga umugore atabizi. Ariko yabwiraga umugore ati ngiye i Kigali mu biganiro, ariko aje kuryoza. Kaganga akagenda asohora amafaranga make mu rugo, asohora agenda aryoshye. Noneho umutungo utangiye kugenda ugabanyuka. Bigera Muhoza avuga ati se Kaga, ibyo Muhoza bimbwira Kaganga ahari. Ati mugabo wanjye ko twagize Imana tukabona umuntu uturemera akadushorera gutya kuri murasesagura amafaranga bahawe, uragira ngo bigende bite? Naragushatse nago wanshatse. Kaganga icyo gihe kiragera ahita azanamo mushiki we. Kandi ibi ngibi mvuga no muri restaurant no mu kabari amafaranga yose acuruzwaga ntago Muhoza afata n'igiceri cy'atanu, yafatagwa na Kaganga. Nyuma yaho bazanamo mushiki we, amafaranga acurujwe agafata mushiki we. Sinduga impamvu atizeraga nyine umugore, ibyo byose Kaganga arabimbwiraga na Muhoza nyine baramamagaraga nkabaganiriza, bakaza no mu rugo nkabaganiriza. Urumva none uya ngo batandukana, ibyo bintu byarahombye birarangira, babura n'ababafashaga birarangira. Barabyaye umwana afite nk'amezi 2, baza kuba ahantu bita Kimisagara.
baje kuba Kimisagara Kaganga akayakora ibiraka nyine biraka bike nyine ubuzima nyine buranga hahandi ubura naraso y'igihumbi. Icyo gihe amafaranga atangiye kubura nyine umva batanyaga guterana utugambo. Tugiye Kaganga yakubise umugore Naribu ibyo ngibyo irabizi yuko Kaganga agiye gufungisha Dani no kujya tufite avuga ko yuko urumva ngo yamukize ngo ifoto ye ngo yashyize mu biganiro atagize utabihera uburenganzira. Ubwo icyo gihe no kuvuga ngo nyuma bari bamaze no gushwana bapfuye nyine imitungo yari yashize nyine iyo ubukene bubaye umugore wawe ubundi umugore mubana ko hari ikintu ufite hariho mubana kuko nta kintu ufite mukabana neza hariho no mubana kuri iki kintu noneho Kaganga ko umugore babaraga neza afite n'amafaranga nyine burashira tanyine kuzamo urununu ninye bavuye Bugesera muri Zanzu baje kwikodeshereza Kimisagara. Ubwo icyo gihe yagiye kuregura abanyamakuru ngo akweshe muzo nk'ikiganiro ngo amusenya nkamuga nabi ajya kuri RIB bamara convocation ya mbere Dani nitaba ya kabiri aritaba agiyeyo Dani arisobanura abati ibyo ikiganiro n'umugore wagikoze buri kimwe cyose muzacyaza umugore yaragiye ajya kuri RIB aravuga kugira ngo nabyemere nimba Kaganga avuga ko ibi byose ari umunyamakuru wagize mu ruhare mu bimbaza yagiye kuri RIB agenda avuga uburyo bwose n'umugabo yamukubitaga urumva amutoteza amuhabika bamege Kaganga ngo agende asobanura kimwe cyose niyajyayo urumva ari nawe yavuga ngo Keza yamusenyeye urugo aramuposte ku stati ngo Keza yasenyeye urugo nyine abantu bose nyine igenda avuga gutyo yo kukwitirira ko umwana atari uwe reka maze ngusobanurire ibyo byose nta byari bihari ntabwo ko twasuranaga tugasanga kimwe cyose n'amafoto sinyafite ibyo byaje nyuma urumva bikimara kujya hara muri RIB bagisaba ko Kaganga bati okay urajurira Kaganga bati muri RIB biranze reka nzaje gushaka umwavoka njye kujya njye kurega kimara ko umugore agiye kuvuga byose aranavuze ati umugore kugira ngo avuge bira byose ngo Dani yamuha amafaranga kandi mu by'ukuri umugore yaravuze ibyari bigize gute ibyari biriho noneho barabanye hashize igihe bakibina umumotari yamamagara amukatisiya babona ukoresha ibiganiro kuri YouTube urumva kumugore gukubita umugore danje yamufate no mu muhanda n'amavarisi ngo ngaramwingoreka ariko ntakira mwibye waje ugafata amakuru. Ibi byari biri kubera he Kimisagara aho bari mu Muhoza ndahazi Muhoza ndavuga ati ntago najye Imana umuntu washingiye ko Muhoza ninko yanyitaga sebukwe Kaganga nawe kanyita iki sebukwe urumva icyo gihe nanga kujya mu magara Kaganga umuntu umbwiye gutya na gutya kuma kubita umugore ku muhanda waraburije gutya nawe nibyo arambwa ati se umuntu ndibimbaza ushinga iby'urugo rwanjye ndavuga ati kabyara usemari mu gitondo Muhoza arambwa ati ewa natashye umuhungu wawe sinshaka kubana nawe yarankubitaga nkamwihore bundambiye inkoni ndatashye ariko telefone yanjye yayigumanye icyo gihe bwakiye bwa mu gitondo mbwira Kaganga ati kaga koko wakusha umugore ati siaka atari byo nari ndambe turi biki nose wamuye telefone ye kwari ikibazo kwari umuntu wo hanze nakumuha amafaranga ubundi wayigwatira ushaka iki icyo gihe Muhoza aragiye Kaganga ama telefone ye dore ikintu rero Kaganga cyamubabaje nakoresha ikiganiro Muhoza mbimubazaho Kaganga arababara Kaganga yakoze boro ya pranka yuko yagize gute yasaze abankurikiye mu nyumve neza yakoze boro ya pranka yuko yasaze ikinyamakuru niba atari ibanga ibyo binyamakuru n'ibyenzi byacu reka tubyihorere yakoze boro yuko yasaze urumva amajije kuyikoreraho urumva hari umuntu waburaga iminsi nk'ibiri ngaba 150 byo kwishyura inzu ira pranka Kaganga yakoze ahawe 80 kugira ngo ayikore kwigaragura kuriya nabira byose mwabonye tuvugisha ukuri turi muri operation byose tuzabivuga n'undi ushaka kuzamvuga azamvugeho nari naremye abanyamakuru muzambwira nanye mbaye ikiganiro ko byari ngombwa ko Kaganga yakoze byinshi byetandukanye ndavuga ati reka ngaruke hano nanjye mbivugire kuri channel yanjye na nisanzure apana bandi nagikora bakagikata cyangwa ati ISIAC ntavuga avuga akanaka sibyo ayo mafaranga itateza ikibazo runtu n'abantu bashaka kubaremera nimba mbesha muri commentaire murankurikira ibiganiro byose ngoze murankurikira Kaganga icyo gihe icyo kiganiro yakoze yari yakoze boro
nayikoze no kuri channel Impamo TV bari baramufunze azira urumva hari amasima yari yaravuze ko ahantu yakoraga bari baramwinye nyine bakora ibiganiro muri icyo kiganiro barabaremera hano amafaranga bari kubaye kujya kwishyura none babujije ati se ko mbona Kaganga yasaze ko bambazaga kandi ari amafaranga twari twaramwemereye bimeze gute natwe muzayamuhe ati se ubwo arasaze ndavuga arasaze ngiye mbibona ko yasaze nyuma yaho akora ikiri kiganiro avuga ko yakize n'uwibye bya bintu byatumye bamufunga urumva yabonetse abantu bahita bati okay Imana ishimwe nimba byarabonetse amafaranga twari tugiye kumuha urumva ntabwo tukimuhaye ahita azamo akantu niba wararebye kure musubije inyuma gato iyo plank yakoze yuko yasaze wowe ubwawe ubireba nk'umunyamakuru ukanamenya ko ari plank ubonaga yari igamije iki yaragambiriye ahangaha turi muri muzima tubayemo dutunzwe n'umunwa kandi ntakoze sinarya kandi nanone inzara iramutse inyishe aho kugira ngo njye kwiba no kugambana igihugu no kuroga no kwica umuntu nakora bora ishaka gutuma mbona amafaranga irabura yikoze kugira ngo abone amafaranga kuko ubuzima arasigaye abayemo ni ubuzima umwana yanyurana yumve kandi nabura yakoze ntabwo abanaga n'umugore bari baratandukana birumvikana Kaganga ajya ikintu urumva ibyo byose ura plank yakoze n'ibikini byatumye abantu batama amafaranga nyine urumva we n'umugore ntabwo babyumvikanyeho neza n'umugore avuga ati ugabo wanjye ugiye gukora plank zo kubeshya abantu n'abantu bari kubuza amafaranga uvuze ko umuganga yerekanye ko hari wakwibye urumva yabonetse urumva atari byo kubera iki kuko n'isa baracyamwishyuza abantu badukurikiye n'isa baracyamwishyuza no bamufunguye ariyo yishyuye baracyamwishyuza ibyo tubitaruke Kaganga kugira ngo avuge ko namurongoreye umugore n'umwana akaba ari uwawe Kaganga yababajwe nuko namugati Kaga wazaretse tukajya gucyura ko nta mugabo udakosa ko nta mugore udakosa urumva wazaretse tukajya gucyura ati reka nangu najya abasaza bambwiye yuko nindamuka ngiye bazanyica namage mama kubizi ko ndi umuhungu wawe kubizi ko ndi nk'ifite umuryango kuzi ko nafata irembo Kaganga nituramuka tuje gucyura koko abana bazica Kaganga ati ibyo ntabwo tuzi n'aho byaturutse ni Kaganga ubyivugira Kaganga ubwo nyuma y'uko amaze gukora ziriya boro za keza abonye zitariye nyine yataye guposita amafoto agahuza n'abana banjye uno mwana murabona adasa nka ISIAC uno mwana murabona atari wa ISIAC uno mwana biturutse kuba umubwiye ngo mujye gucyura nahoraga bimubwira abantu bambwira ati nukora plank uvuga ISIAC ko yaguteye umugore uzabona amafaranga ati kandi tumusenye kubera abantu twagiranaga bifu naza nka hano umuntu akangusha ngo uriya mwana wa Kaganga ngo no ISIAC ngo na Kaganga babivugana hano na Muhoza tunagasa nka Kaganga ntabwo ati se murabona ngiye bundi murabona ntabyara urumva ufite abana benshi urumva nabyaye impanga inshuro ebyiri urabizi ndavuga ati ndamutse ari uwanjye bitwaye iki kuri joke abantu bakarikodinga ako kantu baraserezaga bati kugira ngo birage kandi nanjye kamvuge gutyo bakoreza Kaganga aragenda aranyanika ngo nabyaranye nawe n'umugore we avuga byinshi no mu muryango we wabo bijyamo atajya kuzana ibintu nashaka no kuvugira hano agera no muri media itangazamakuru mwese mwaranditse abandi mwaravuze n'abandi benshi urumva buri kimwe cyose cyaravuzwe ariko nagira ngo mbabwize ukuri nimwe munashaka no gukotereza Kaganga hari n'umukobwa nijya gukoresha ikiganiro ateye nk'umugabo nyamugabo bye hano umukobwa agenda mu nzu ukagira ngo ni umutipe nawe hari hose Imana imugire neza ni umuntu nawe wamvamagamo amagambo twagana bisanzwe umuntu nyine tuzene Kaganga natwe tuziranye akabwira Kaganga ati wagikaritasiyo bajya gukora ikiganiro usaba amafaranga ukabona amafaranga yo gupimisha DNA kugira ngo kuri wa mwana ari uwawe sibyo aho ari hose rero Kaganga n'abadukurikiye munyemeze kuri fundraising koko tumenye ngo ukuri ni ukuri kuko ibingi ndamuka nyatanze amafaranga yitangira ku giti cyane ngasanga uriya mwana Kaganga bagore wanjye atari wanjye
kuko ntacyo nishinze n'ahantu na hamwe nahuriye na Muhoza. ubundi ukuri kwawe ni uko Mu mutima wanjye ni uko ntaho muri ntazi umubiri wa Muhoza. Icyabaye kugira ngo avuge ibyo byose nyine n'ubwo bubifu n'abantu bamujya mu matwi. Impamvu nari mbivuze nuko bavuga ngo ISIAC bazagize icyo uvuga. Uri tayari azaba ati sa amafaranga yohereje. Tujye gukoresha DNA tumenye gahunda. Kandi umugore ahora abwira Kaganga ati tujye gukoresha DNA. Kaganga yagize gute? Yaciye ku ruhande. Reka tuve twigire ku bindi. ubu tuvugana Kaganga ari muri Kenya. Kaganga yaje bite kugira ngo ajye muri Kenya? Kaganga njya nkurikirana status ziwe ndumva nawe ndushaka ndabizi nta n'ubutabizi. Nibyo binahoza stati bijyanye n'ubyawe na Muhoza n'umwana urebye nibyo binahoza. Ndagira ngo tutabicamo kuko ni ikintu kirekire cyane. Yego niki cyanakomeye kuko ntago ari ikintu. No mu rugo rwanye byarahageze umugore arambwira ati n'umugore wanjye yarambwira ati sheri waretse nanjye nkakomaho urumva ukajya gukoresha DNA kugira ngo koko tumenye ukuri ese ikivugwa nicyo cyangwa ntago ari cyo. Okay, yagiye muri Kenya ahunze. Kaganga yaje inaha i Kigali akimara gutandukana n'umugore we yarajya gurisha ibintu byose byo mu nzu. Yahereye kuri kamera ye. Yaguze hafi 600 n'umuntu wari waramuremeye arayigurisha. Ajya kuri televiziyo mu nzu aragurisha. Ajya ku ntebe zo mu nzu aragurisha. Buri kimwe cyose nyine aragurisha. Asigara yibera muri rogi n'abajama gutyo n'abademu nyine n'ibiki. Nyine turome ko umugore arahukanye kubyakira byaranze. Noneho batarabana n'umugore ari umujama ajya kumubwira ati kaga baje ukabatandiboye. Kwari igikamyo ntwara zino zigera zikururana. Ukaba batandiboye ukajya ubona amafaranga yo guhigira urugo. Kaganga arabyanga. Uwo muntu rero niwe wamujyanye muri Kenya niwe bakorana urumva ariko nimba arageze muri Kenya kamutayo. Nimba arageze muri Kenya bikagenda biti ubu Kaganga abuza n'amafaranga amugarura mu Rwanda kandi zira modoka yuzigiye iyo uri utandiboye uvuye mu Rwanda igiye hariya ntago washyira uko cyameze bituragaruka mu Rwanda. Ayo makuru yuko yabuze amafaranga rero amugarura. Amakuru yuko yabuze amafaranga amugarura yakuye yaturutse ni mu bajama be. Bambwa ati saka ko wafashe Kaganga byinshi. Wa mukora ubuvugizi tukareba uburyo abona amafaranga urumva yo kuba yagaruka mu Rwanda. Kuko no kuri channel yavuze ko muri Kenya wari imyigaragambyo ariko iriya myigaragambyo yo muri Kenya ni imyigaragambyo y'abadashaka umuperezida wagiyeho. Ntago ari imyigaragambyo ngo buri wese ngo iramureba n'iki abadukurikirana bajya babibona. So impamvu narinje kuvuga ibi ngibi hari n'amakuru ufite kuri mwana wa Muhoza yavunitse. Nabonye kuri stati ya Muhoza muhamagaye nawe arankupa. Hashe nk'iminsi muhamagara nyitaho se kuko umwana aravunitse. Teravunitse. None se umwana wabaye hati atabaye kubera Imana. Bibaye byiza rero wanamuhamagara kuri phone. Ndabizi ko nta nimero ntago wayibura. Ntago nayibura. Ukamubaza amakuru y'uburyo abayeho muri iyi minsi mu minota wenda mike cyane. N'amakuru avuga ko Kaganga yabuze amafaranga. Namubaze niba wenda bajya banavugana. Kuvugana baravugana kuko Kaganga yifuza kenshi ko Muhoza basubirana ariko tukibaza se arasubirana nawe ari muri Kenya ese arasubirana nawe buri kimwe cyo mu nzara kigurishije kuko ari umuhanzi waririmbye ngo nimba umukunze mujyane ngo muteteshe ngo naho hasi araharyama ariko birabiro ntago ari byo. Murongo wa telefone ningire ubuntu Muhoza akanyitaba ni saba ntataza no kunyitaba nyuma y'ikiganiro uburyo muhamagara muri coding kuri telefone aya majwi muze kuyumva. Ntabashije kwita. Indi nshuro imwe. Reka tumuhamagara inshuro 3 nka babandi batombora kuri telefone ati watomboye inshuro ya 3 natitaba turayihonde. Se niba bikunze ko Kaganga garuka. We nkawe uri muri iyo case yuko wenda guterwa umwana. Ni cyo wenda uri gupanga. Erega abadufasha bose ntago ko baba baratubyaye. Hari n'abadufasha tutabazi bakunda ibiganiro dukora babona ubuzima tubayemo bakadufasha. Ye naramukaje 50 nzabishaka mbibone ubwo tuzatwabonye n'abandi badutera inkunga cyangwa nawe hari icyo azaba afite tujye gupimisha DNA tumenye ngo uri mwana n'uwa ISIAC cyangwa n'uwa Muhoza ukuri kuko nanjye ndabishaka kuko ninamuka birava umutima wanyizwe ko nta kibazo gihari na kimwe ntago ari maranyitaba. Reka tumuveho nyuma yo gusoza ikiganiro tumamagare
nibyanga turagerageza uburyo abadufite mu kiganiro muzumva ibya Muhoza ku byo twavuze. Tugaruka kuri icyo wasaba abadukurikiye ku bya Muhoza na Kaganga ni iki aka kanya? Icyo nasaba ubuzima Muhoza wenda wabuze abayemo, ku buzima wabuze wenda Kaganga arimo aka kanya nko kuri kuvuga ngo ari gushaka ati cyo kugaruka ariko yarayibuze. Ikindi ukagaruka kuri Muhoza ukavuga ati nawe amakuru ufite nuko umwana yavunitse. Ni cyenda wasaba abadukurikiye cyasaba abakunzi ba Muhoza na Kaganga kubera yuko burya nibyo umuntu arakosa. Yego. Ariko hari n'icyo ushobora wenda kuba wabasabira. Bivuga ngo mu by'ukuri ngo umuntu arakosa. Urashaka kuba kugenda nakosheje. Mu mutima wanjye nta kintu kimwe nakosheje. Ntabwo ndi kuvuga wewe. Naringize ngo ni njyewe. Kuvuga hagati y'umugabo n'umugore ni Muhoza na Kaganga. None se kuko bose nta numwe utabanya. Uriya minsi ntuzabura w'Ubuganda rya ngo itande. Uriya minsi Ubugande ndamwibagiwe. Washake na wa mujya w'umuhanzi w'Umugande. Ndamwibagiwe ntago yamukubise isuri kahinduka yindi wizo. Nura mugore we. Yitwa Teta. Teta. Sandra. Ntiyamukubise amaso kabyimbye kana kwamena. Urumva ntabwo abonye video. Amwaje ku kibuga cy'indege mu barasomana bakurana iminwa babyina nibiki. By'umugabo n'umugore nta wabyivangamo. Mwega nibyara mukavuga ubugambo ku mugore n'umugabo mujye muceceke. Kuko ejo bundi bazaza kuri YouTube mubona bameze nka Romeo na Juliet. Yes. Sibyo? So icyo nabafasha Kaganga mwaramufashije pe. Mwamuhaye amafaranga menshi. Murabizi. Abantu benshi mwamuhaye amafaranga murabizi. Mushaka uburyo kino kiganiro. Uranyumvereze? Kino kiganiro twashyira nomero za Muhoza. Fundraising inyuzwe kuri Muhoza. Inyuzwe kuri Muhoza. Ko Muhoza nzi neza nuko atwitaza kutwitaba. Nzi neza ko bwera Kaganga ashaka uburyo amwohereza amafaranga abone ikimuvana muri Kenya. Ikindi kintu nkuko muzi kuri mwana ari umwuzukuru wa YouTube ari n'umwuzukuru mwega mwamufasha ari umwuzukuru wanyu. Ndizera yuko mugize gutya Muhoza yambibye. Ndizera ko mugize gutya mukagira gute mukamushyigikira uriya mwana akavuzwa cyangwa akabona nayo mata kuko niba Muhoza ndiza ko nta bushobozi bafite buri aho ngaho akabona amata byaba byiza. Sibyo? Ku murongo wa telefone turamufite. Amahoro. Cyambwira nimba ari cekete. Of course mwenye umugabo udakina n'abana ukina nabande. Ngo sitekereje ute kumamagara. Ahubwo warabanza kunyitaba nkavuga ati se bigenze bite. Ariko n'ubundi niyo nyogo yawe n'ubundi ntago ukishaka kunyitaba. Ntago nanatekerezaga ahubwo ko wabitekereza. Shaje kuba ko nagutereranye se nakikuvugisha twabuzwaga n'ibiganiro. None se nyuma yazaga ugira ngo hari ikindi kintu twavugana. Aha. Akabi gasekwa nk'akeza. Ariko ndi mu kiganiro. Reka. Ubitekereje ute? Ngo baze ngo ntago uzavuga gitumo. Nese ukeka ko abakuri icyo Kigali niyuzi batazakomejwe rya. Nyine kubera ko ayipazi uko urumva ko nabwo nundi bazumva agace kamwe ko sinshaka gukomeza kuvugana nawe. Yego, kubera siki. Ese ni gute wifata wo kamamagara muri mu kiganiro? Ese ari cyo bitwaye nta kintu ngiye kukubaza. Nuko icyo ngiye kukubazaho niwumva ari cyo urakivuga numva atari cyo none ukihorere. Nimo ndabona amasitati y'umuntu kuntu Kaganga umugabo wawe mwabona numva no mu bajama ngo Kaganga avuze amafaranga yo gutaje agaruke mu Rwanda. Ejo bundi nabonye posting uvuga ngo umwana yavunitse. Etavuga ati burya ibibazo bije bizira rimwe ariko ibisubizo nabyo bijya biza burya nyuma. None se ko mufite nimero yiwe kubera iki mutabimubajije ibyo bintu? Sha nimero yiwe mfite rero ntago ikinyuramo mu Kenya ntago nyifite. Ariko nawe ndagerageza nshaka uburyo nza kumuvugisha ndebe. Wewe umuvugishe kubera ko nta makuru ye numva natangaza uko sinzi ibye. Ngiye menye ibyanjye buri wese akamenya. None se ndashaka kwibariza mu buzima ubayeho nyuma yo gutandukanye n'umugabo wawe ubayeho nimba atari ibanga. Ubayeho neza. Erega uri umukazana wa YouTube. Nta buzima ko tuti n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe YouTube. Byaragiye bavuze ko twabyaranye sha. Ngo? Nyuma yo gushyingirwa na YouTube so byaragiye bavuze ko twabyaranye. Sone ko nawe ndi munyamakuru bavuze ko mwabyaranye kandi barakoranaga n'abanyamakuru benshi. Cyo kintu ahubwo gisobanuye. Badukurikiye babitubwiye. Babonye ni umugabo ushaka kubyarana nawe.
ariko burya reka mbwire hari ineza yiturwa indi ariko hari igihe n'ineza yiturwa inabi sibyo byose birashoboka aba ari kimwe ku kindi ubwo nyine uwo mwana banyitirira sinzi niba ubizi wenda nawe n'umutima wanjye kuko niba ari njye ubizi ntabyo waba uzi mwese mbizi ko nigeze ndyamana nawe ko twahuraga mu biganiro wenda ko twabonye Kaganga bivuga ariko buriya wenda bivuga bitewe n'indi mpamvu n'abamujya mu matwi cyangwa nawe ari cyo ashaka kugeraho nyibwira rato ubayeho ibi byose nyuma y'ibi byose hazamenyekana ukuri kuko ntekereza ko ntabwo umuntu yakicara ngo yifate atekereze ibintu nk'ibi nta nyungu afite hano haba harimo inyungu cyangwa se wenda akaba ari ababikoze bakaba bafite nyine indi ntego bashaka kugera ariko ntayo bazageraho ariko wenda iramutse ihari aka kanya warasenye nawe yarasenye ariko harya nibyo bivuze yuko kuba naratandukanye nawe ari ibyo ngibyo byadutandukanyije urakoze cyane kugeza n'ubu nta n'umwe uzi ukuri uretse wenda ibihuha byavuzwe ariko nta n'umwe ugize avuga yumva mvuga ariko umuntu abantu badukurikiye niba barifuza kumenya ubundi uno mwana avuzwe ko ari uwanjye mukibana cyangwa mwaratandukanye ibyo ngibyo byavuzwe twaratandukanye yego abo ngabo se uvuga ngo babiri inyuma ukeka ko ari abantu mufitanye ibibazo wowe nabo njye nta muntu ujya ngirana nawe ikibazo ntabwo bibaho waba uzi ko dufitanye ikibazo azajya kundega kuko ubuzima bwanjye busanzwe nta muntu ujya ngirana nawe ibibazo ubwo nyine uba uzi ko gihari azigaragaze ahubwo sinzi impamvu babikoze ubwo Imana bareba ibyoroshye n'abagenda banyohereza amajwi bavuga ibyabo n'abagenda babwira Kaganga ati biri gutya na gutya aba ngaba nabo muri operasiyo ndimo ndakora nabo nzabagarukaho ariko nari naje kugira ngo nce impaka hagira ibyo mvuga wenda mu bijyanye n'urukundo rwe na Kaganga mu myaka igera muri 7 cyangwa 6 cyangwa 5 muziranye kuko ari byo nari nzimo mvugana n'ibigiye bitandukanye kugira ngo nyine muve mu Bugesera mugaruka mu mujyi wa Kigali nabivuzeho reka ibyo tubireke Megana ameze ati ameze neza nabonye wamucye kuri profile ngo yaravunitse nibyo ntabwo byari ibintu bikanganye yarakize Kaganga waramubwiye se kumanitse ngereka mbanze nkubwire umbaze ibiri ngombwa bitari ngombwa ntubimbaze siko mvuze kuri Kaganga waramubajije nka se w'umwana ugira ngo abaye ari se yajya amenya uko ameze kubera ko yaba yemera ko ari se abazi nimba umwana ameze neza cyangwa atameze neza ikintu kikwereka ko umuntu nyine adashaka kwitwa umugabo cyangwa se umugore yihakana abo yabashije kumenyana nabo none se ariko mujya muvuga kuri telefone ajya guhamagara ntabwo amuhamagara ubu ngubu se ufite akazi nta kazi ufite bijyanye kubona amata y'umwana n'ibiki bimeze bite amata ndayabona amata urayabona byiza cyane hanyuma badukurikiye mu kiganiro urabisabira iki nabasabikira kuba ntakarije icyizere bahanuka ngo ndikarashika nyine impamvu nguhamagaye ni ukugira ngo bumve hari Imana ukoze ikiganiro kimwe na kimwe ni ukugira ngo bumve ukuri kwawe ku ruhande rumwe urumva bazamenye icyiza ni ikihe ikibi ni ikihe bazatoranya none se hari uwangwa na bose wangwa na bose urabisabira iki rero urababwira iki twisoreza icyo nabasaba bajye birinda guhubuka kubera ko nshobora ngewe ubwanjye nshobora kukubwira ibyo nihimbiye cyangwa se wenda ibiri kuba undi nawe akakubwira ibyo yihimbiye cyangwa ibiri kuba ugasanga nyine uri hagati na hagati ahubwo ikintu nabasaba bajye babanza gushishoza mbere yo kuvuga batekereze kabiri yego kuko ntawe uzi icyo isi imuhatse harya ariko bavuga yego ntawe uzi icyo isi ihatse ntazi icyo isi ihatse isi bifite byinshi isi bibitse byinshi bajye birinda guhubuka yego none se ko
nzagushyira nimero zawe ngo nimba hari umuntu ushaka kugura amata y'umwana cyangwa nimba hari umuntu ushaka kuba yaremera akaganga akabona itike yo gutaha mu Rwanda tuyishyireho cyangwa tuyihore. shange ntabwo ndi gusaba. Nese tukwiye ko usabye. Hari umuntu ushobora kumva ko bashyize nimero yanjye akagira ngo ndi gusaba ariko wabikora bikora bishaka. None se aravuga usabye ufite ko mwatu nuyishyireho cyangwa ubishyireho ariko wabyanga wabikura ngenda yishyiraho. Oya nuyishyireho kuko oya nuyishyireho sinyishyireho. Okay. Erega menya yuko abantu bose kuba babona nimero y'umuntu nabo nteganiwe arashonje nyine niyo mpamvu arimo ararira nyine arashonje. Oya kwihagararaho se ntabwo bibaho. afite ibitotsi. Okay. Ngaho mbwira ngo gute? Ikintu nshatse kuvuga impamvu ugenda ashaka ko ushyira nimero yanjye ku kiganiro. Hari abantu bampamagara bambwira ubusa. Yego. Niyo mpamvu rero ntashaka ko nimero yanjye yongera kugaragara. Yagiye igaragara ku biganiro bitandukanye byararangiye. Hari n'abatazi ko biriho niyo mahirwe mfite. Ariko icyaba kiri kuba ubu ngubu baba bari kubona ko ari ubu ngubu. Rero ntabwo nshaka yuko ijyaho. Ese ubona ari iki gituma akaganga ari gushyira amafoto yo kuri status anakubwiye nzi ko wenda nawe ari byo ajya kubwira byetandukanye avuga ati icyaka gutya na gutya ubona aba bishingiye ku ni imitekerereze kuko njye ntabwo nashobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu ntabwo nzi impamvu. Yavuyeho asebya Keza amushyira kuri stati ngo yaramusenyeye avanaho nshyiraho. Njye nibaza nimba abantu babiri ari bo basenye urwubatsi cyangwa rwari rwarahiriwe. Amenya. Ubundi rega ujya usenya urwe amutiza umurindi kandi nta n'utwika inzu ngahisha umwotsi. Yego. Okay. Reka ngushimire nimba nta kintu urenzaho ukomeze wite ku mwana ubwo ngubwo ntajya uvuga ati wajya kundebera Muhoza nza. Ntabwo ari sawa. Yangane. Nyine narasezeye social media. Sinzi impamvu rero ushatse guhita ngaragaza. Ndabizi ko kuri kamera utahaza. Ntabwo bibaho. Ahubwo utazanakora ikosa tugahurira mu nzira na kamera. Nabayita. Nzazi wanyu siko mpazi. Yo hasho se wakosha. Zasa audience ni audience ari. Audience. Rendezvous. Akisha. Urakoze usuhuze Megani, urakoze usuhuze mama, usuhuze abavandimwe. Abafana banjye baza kunsaba icyo nzakora. Nibansaba kugusura nzaza. Niba amafaranga ujyana amata y'umwana. Umva se? Niba nsanga ujyana amata y'umwana nzaza. Niba amafaranga ngo gusaba se ntabwo babikora batabigusabye. Njyewe mwebwe kuki mubana nk'amagare. Nukubera yuko wavuze ko utasubira muri social media. Ako umuntu kavuga nka souvenir. Ntago ariwe ni Nose ni Elize. Musuhuza. None ubwo niba amafaranga nzana amata y'umwana nzazi. Uzazi. Urakoze cyane Imana ikurinde. Namwe barinde usuzubarize. Abakunzi bacu rero kino kiganiro ibyo nashaka kuvuga kuri uno munsi reka mbisore zangaha. Iyi ni part 1 narinzanye gukomereza ku bijyanye na bavu n'imodoka uburyo imodoka yariwe Konchi Gaeri na Brice Melody nabyo nzabigaruka ikindi gihe ibindi bijyanye na ketchup koko kuri ngubu akiri kwa muganga nyuma kubyara abana batatu nabyo tuzabigarukaho ariko ikindi nkomeje kumusabira inka. Nkomeje kumusabira inka izakamira bari abana ngo bajye babona amata. Nitubibasaba bigakunda tuzamusura kuko nta munyamakuru n'umwe uratungaho kamera. Ninjye wagerageje kuba nabona ifoto y'abana batatu mu kiganiro mwabonye mwarabibonye. Mwarakoze rero abatumye mbona iriya foto n'ibindi bizaza ariko part 2 y'iki kiganiro. Part 2 y'ikiganiro byose biragaruka. Baraza kuza kuyibona. Buri kimwe cyose. Urakoze cyane. Mukore subscribe, commentaire kubivuzwe, inamenyere kuri screen ubwo ushaka ko tubona iki cyakaganga muzana muzakande kanyenyeri cyangwa limit cyangwa Western Union cyarimo mushaka kugurira Muhoza amata kugira ngo nabo babone igitunga umwana nubwo yiyemeye bura nta wamenya ako nagwa yiyemeye. Yavuze ati harabo mvuga ngo ndasabye. Abafite umutima rero abamufashe nabagize iki mwese
mukomeze mubabe hafi. Imana ibarinde. Koze.